Coronavirus niko bayita, ikabyinirwa ukundi kuntu ngo ni COVID-19. Ese ubwo waba wibuka amamuko nuko yaje kugera iwacu? Sinari nakamenya uko yaje. Nahoze numva inkuru itabaza ngaho Nyamunsi yakoze hasi ntaci zambara utemayeza, arasogota batadahumbya bagashesha ntabakika, harimo kwararika ubutitse. Rwema rwawe uko nakaganjwe nkubanya nkubana n'imihati, ngo ndore ko ejo mbona umugati singakenge ko gica waje adakomerwa na serikali. Nta n'urwandiko rw'urugendo ntakomerwa niko yabaye. Inkuru zenze kubisaha uko nakinumiye mu byanjye agatima kandasa ubudatuza, ntari kuwatega amatwi nkumva kintumwe itimwe amatwi bagenzi. Naje kumva iyo kuruhizi heriri yabarira cyane ngo bapfurwenze kuba muryamo bisubuganga tubona iwacu, ngo yakwasa cyane koma gati bimyira korora cyane ndetse umusongo ugubanya cyane ukamunangura bidatinze. Nyoberwa urwadutse iyo mu rwiyo Rwema rwawe nshoberwa kwanjye umutima namuhita urya kara, ngo ubwo yahereye mu ruhiza no mu nkike bararyemenge. Simbabeshye nabuze ihwemo ndeba u Rwanda rwanze kera ruca mu kibatsi rurahonoka, ntisibibenze kuba ubushita bwadutwaye abato n'indatwa. Biruta twanda n'inzara nyinshi byaducunza yikoba cyane tukabikika bene Imana. Yagukanze ntibinturo. Uko naketse Rwagatende yahise shinga inzara iwacu inkuru dusanga ku kagoroba ko rubuyera yageze iwacu, ngo turye menge tumenye ibyacu twihakato turore hirya. Ahigi ibera kabutindi ntigitoranya uwiziringa, haba umuzungu ntimutinya, abo umuhondo yashyize hasi kimwe n'abiraburira bamba. Aho yatereye isoni kandi nahera hose yarahazonze, yagize shehi muheza hasi no kwa papira haziringa so gukenkemura abashumba bo n'abapadiri rwarushe. None nawe urisehinga ngo iyo COVID-19 ni ibisanzwe nk'uducurane nk'aho mwagiranye gihango. Aho wabereye warabonye imfura yihishana n'iwabo umukene areshya n'abamusumba bamwe bo twita bakiri wacu. Aho umutwara bundabunda umwami akihishana irye kamba umwana akirukana umubyeyi ngo ntamusanganize virusi iyo COVID-19. Iyi Nyamunsi iciye ibintu igaca Inkoto ugahera iwawe, uwo yasanze ageze aho agiye ntimukundire no gutaha abo muryango ntibanahure, nubwo waba usize uruhinja ukaburucukiza utabishaka. Iyo COVID-19 niyo ukinisha mwene Imana. Ndumva kamu karusha impanda. Nyiramubande mu matwi yanjye, reka ncurere numva ibyayo. Iramujyanye rugira bwira ntanaherwa ntirumujyane ngasige imfubyi zirira zose azabashimira yamuhanze. Iramujyanye ubwo nta kundi. Corona nta mpugira rwose, iyo virusi turayibwirwa ariko kandi bigaca hirya n'uwitwaye yarabibwiwe ahitamo kwigira mpana ngende. Iramujyanye azira kutumva, baca umurongo w'agaca hirya bagaca Inkota agaca umucyamo, tuguma mu ngo w'akazerera none aricuza mutabwirwa. Inama ni iyo kuyitsinda, nta mubungu uzayitsinda, nta nuzayigabaho imyambi impiru zayo ziragatsindwa, nta n'icyuhagiro nkujeje. Uzayitsindira mu muhezo wihakato nta ruhato, nta uzaguseka mu mage ngo naka yihisha iyo virusi kandi mwemeraho ibigango. Oya munywanye biveho rwose, nta butwari mu bihe nk'ibi bwo kwiyonona utaretse abandi no kubakwizamo muze nk'uwo. Bene Imana bashira ureba kubw'akamama batabikwiye. Cyo bakuruha ukarabe cyane, isabune yawe gufasha ukeshe, wijabata aho bidakwiye utarwiyambitse unjabata, kandi nawe wijabata ngo ube barihima bantuza. Niba utazi uko yabigenje ntusiganuze nta mwanya. Hinakarenge ugume mu rwawe, wizerera bushyera ubebe kandi hanze habidogera warabibwiwe n'ababishinzwe. Zigama ubwawe uzigama ubwanjye nzigama ubwawe uko wabigenje, nta kabwibwi kadacya rwose, hirya y'ejo buracya neza nitubishaka turayitsinda.